fine naraga huya masterpiece jukaka kumurimo ntaribi free crave tamajan krikefki sema atsa blessing linsa yeah like a bull on the beat I feel like it's shocking the brain alibamo I feel demonic she high ho do ribimba ho fro zumufilizo nganyira zasirike demo mo in the kraga bribi go so hot my phone constant switch off for right in the same zone is go so far. Ikiganiro nkuko mubizi ni YOSE TALENT TALK tino tuganira n'abanyempano benshi batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umujene hano imbere yanjye. Cameraman banza umubereka mubone neza umujene turi kumwe none nawe atwibwire mu buryo bwe kugira ngo abantu badukurikiye bete bamenye ngo turi kumwe nande ese akora iki ni iki gishyashya tuzaniye. Turakwakiriye. Ese jabo twishimiye kwakirwa namwe kuri YOSE TV. Kubanza winjiremo nk'umusani nyine kanga abantu bete bamenye ati turi kumwe nande ese akora iki. Murakoze YOSE TV mwakiriye J-WOMA ni amazina akoresha mu muziki ni umu artist nge art yanjye ningari even I paint ndashushanya ndakora music ndi umu artist muri rusange nicyo nabasha kubabwira ubwo ibindi muragenda mubyumva mu kanya ya amazina ni J-WOMA nkuko nari mbibabwiye. Shout out to my brother J-WOMA. J-WOMA utubwe kuri umuhanzi. J-WOMA ndashaka kuduha kapera muri aka kanya kugira ngo umuntu ushaka kuba numvise iri zina atamenya ati uyu muntu nsanzwe mwumva afite iki gihangano. Ushaka gusanga abantu bari babizi ibihangano byawe ariko batarakubona. Murakoze. Niyo TV ya mbere gize umugisha kunyakira mfite igihangano gishyashya kitarumvwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ikiganiro igihangano ni indirimbo ifite n'amashusho ngiye gusohora vuba ahangaha mu minsi itarenze 2 numva mbivuze bwa mbere kuri iyi TV. Ubwo nta yindi kapera naheraho atari iyo ndirimbo nshyashya kugira ngo abantu bumve ukuntu imeze vibe yayo melody yayo you know. Yeah man. J-WOMA ndashaka niba atari indirimbo yawe ya mbere ugiye gusohora yitubwiye iri mu minsi 2 igiye kuza mu minsi 2 ndagira ngo ume akapera gatoya kuri waba warabanje ufite kwanga abantu bashaka tubanza tubashonesha ariko ujye winjiramo batamenya ati uyu ni J-WOMA uhageze. Iyo indirimbo ni nyinshi bro. Akapera gato kuri imwe wumvi ushaka. Indirimbo bazi ni nyinshi ushobora gutangira na banzi ko nyinshi kanangira n'ibirango ni trap. It's a hard trap man. Okay. Fine naraga huya masterpiece jukaka kumurimo ntaribi free crave tamajan krikefki sema atsa blessing linsa yeah like a bull on the beat I feel like it's shocking the brain alibamo I feel demonic she high ho do ribimba ho fro zumufilizo nganyira zasirike demo mo in the kraga bribi go so hot my phone constant switch off for right in the same zone is go so far in the lungs we like ba face wreck like sha in the beat bone hin like ba bamno busy duhuza imiryango inzoga zirahari duhuza igiha kubanza no interdufunga imiryango patriot unit work nibyo birango song ibirango bro mwayumvise song yitwa ibirango J-WOMA ndagira ngo nkubaze waba aratangiye kumva ko ufite impano yo kurimba ryari. Ntabwo nakubwira ngo natangiye ryari gusa icyo nize uko navutse nibona muri industry ya music gusa ntabwo nari nzi ko nazayikora byazagera aho bikomera nkayikora gusa nakuze ndi umufanzi wa music nkunda music finally nza kwisanga nanjye nayikora kandi nkagira uruhare ntangamo nubwo bikiri nkiri kubaka ariko naye ndi mu bantu bashaka kuzagira uruhare ntanga muri music tugakora music nshyigikira umuntu wese ukora music kandi abishoboye kandi abizi nubwo yaba ataragerayo njye mba mpari kumushyigikira kuko nanjye sindagerayo turashyigikirana muri makeya. J-WOMA wavuze yuko uri umuhanzi w'indirimbo uri artist ura painting urashushanya gusa muri aka kanya ndashaka kwibanda ku muziki wawe by'umwihariko tubwiye yuko wavutse wisanga muri industry ya music
umuntu ashobora guhita yibaza niba aravutse yisanga muri industry ya music, ushobora gusanga ari nk'abandi ba familia wenda ashobora kuba afite bakora music, cyangwa se ari uwo mu bantu b'abavugabutumwa yarakuriye mu makorari. Ndagira ngo ushoneshe abantu gato, ni ryari umva waratangiye kuvuga ati reka ndirimbe noneho? Ku myaka yawe ingahe? Motivation wayikuraga he? Okay, urakoze bro. Za 2015 nibwo nagiye mutangiye kujya ku stage, nitabira amarushanwa agiye atandukanye. Nari ntarakora indirimbo muri studio, ko indirimbo ya mbere nayitangiye muri studio nayitangiye 2018, ariko stage zo nazitangiye nkubita nsubiramo indirimbo z'abandi, duflowinga muri beats. So indirimbo yanjye ya mbere muri studio nayitangiye 2018. Ubwo navuga ko ari bo natangiye umuziki professionally, kugeza n'ubu nkiri kugenda bamenya, kandi bisa nkaho biri kugenda bikura, biragaragara ko biri kugenda bikura. Naye ndacyashyiramo imbaraga kugira ngo abantu bagende babibona, kandi I'm sure na bagenzi banjye ko turi gutanga umuziki mwiza mu minsi mikeya kabisa, baragenda babibona. Ya ku ndirimbo dukubitiye akapera gatoya twumvise ari indirimbo ya trap. Ni indirimbo ya trap, injyana igezweho cyane muri ino minsi. Ndagira ngo nkubaze, ese niyo ngiyo ugiye gusohora nayo ni muri ubu buryo bumwe byose ni trap? Oya bro, ukuntu ibintu bimeze right now we are doing music. Nabaye mu muziki igihe kinini uko nabikubwiye. Umuziki navuga ko nkuzi ibintu byinshi, nge nkora vibe bro. Right now ndi gukora vibe, ndi gukora umuziki abantu bishimiye, you know. Ndi trap, nkunda hip hop ndayikora, ariko indirimbo mfite ubu ngubu right now ni indirimbo y'amacrib, ni afrobeat bro, na afrobeat ariko iri classic somehow. Muzayibona ubwo nakubwira wenda channel izajyaho. Mfite indirimbo nyinshi, zimwe ziri ku macano yanjye, izindi zigiye ziri ku macano y'ahandi bitewe n'akazi uko kapanzwe. Indirimbo igiye gusohoka mushobora kuyisanga nkuko nabikubwiye na afrobeat, ni vibe ngende gukora na afrobeat. Gusa channel iriho ntago ari channel yanjye J-WOMA. Channel igiye kujyaho ni channel ya Coffee Sound Music. Coffee Sound Music, nimba muri kundeba muzi muziki, ntago navuga byinshi, ubwo benshi barayizi. Ni label tu, ni label ya fresh. Ntago ndimo nk'umuntu uri muri label, ni ibiryo bw'imikoranire, ni promotion. Ndi kugira ngo mumugire namwe mubatere inkunga, indirimbo ngiye gushyiraho igere kure, kandi irabashimisha, irabanezeza. I hope. J-WOMA, nashaka kwita nkubaza ati kuva ubwo watangiye umuziki 2015 nkuko wabivuze, ujya ku stage za mbere backing abantu kugeza none, J-WOMA umaze kugira indirimbo zingahe? Kuko ndakeka nawe bikurikirana ubuzi indirimbo ufite zose hamwe zimaze kuba zingahe? Yo bro, indirimbo majije kugira zikoze muri studio zanjye ndetse n'iz'abandi, navuga ko right now ni indirimbo zigera mu 10. Indirimbo zigera mu 10 guhera 2018. Zigera mu 10. Harimo 5 zifite amashusho zanjye bwite, hagiye harimo harimo 7 zanjye bwite, n'izindi 3 z'amakorabo. 5 zanjye zifite amashusho, sinzi niba nakubwiraho izifite amashusho. Hari Nkwerurire, niyo ndirimbo nakoreye amashusho bwa mbere. Hari Breast, ni indirimbo nakoreye amashusho hano muri kaminuza. Hari Missing Daddy, ni indirimbo nayo nakoreye amashusho zibaye 3. Hari Ibirango, nababwiye nakoze mbere, ariko amashusho naje kuyakora nyuma, ubwo ni ya 4 nayo ifite amashusho. Zose urazisanga kuri channel yanjye. Ubwo nenye indi nayo ningi yasohotse yarangiye, isigaje gusohoka, yitwa Boss Lady. Muramumva bamwitsa J-WOMA, nawe turi kuganira n'abadusangiza byinshi byerekeye umuziki we. None J-WOMA, nk'uko bikomoje uvuze yuko uri muri kaminuza niba ntibeshye, kubona ufatanya ibintu bya art, ibintu bya music n'ibintu by'amasomo, ubona atari urugamba rukomeye cyane? Bro, ntago biba byoroshye, ariko burya ngo ibintu urimo akenshi nta nubwo ari naho bihitamo, ahubwo niko bigomba kumera bro. Nimba nkunze ibintu nta cyatuma ntabikora,
no kwiga nabyo bifite agaciro, nta cyatuma nabyo ntabikora kuko byose ngomba kubikora ari ngombwa. Iyo niyo motivation ngewe ituma mbyorganiza byose kandi nkabikora. Ntabwo biba byoroshye ariko ni bwa butware nyine, ni naho duhera tubasanga mu dushyigikire kuko tuba turi kwitanga. Yama noneho umuntu ashobora kwita yibaza ati se kuva igihe wahereye umuziki kuva 2018 ukora indirimbo yawe ya mbere muri studio kugeza ubu ngubu turi 2022, ushobora kuba warageze ku J-WOMA yageze ku mu muziki we. Ese ni hehe umuziki waba waramwinjije atatekerezaga ko yakwinjira kugeza kuri ubu ngubu umuntu ugukurikirana kuri Yose TV ni iki yakumva ko umuziki waba warakugejejeho kugira ngo binamwinspire binamumotivating n'umwana ukiri muto yo kuba yakora umuziki? Thank you bro. Ugira ngo music isakazi bro. Right now nicaye hano, ushobora kuza uri mugenzi wanjye uri gutaka ubushomeri, ariko right now level ngezeho n'igihe maze mu muziki biroroshye cyane ko najya gukora igitaramo nkabona amafaranga. Ntabwo turatangira guhabwa amafaranga menshi kuko turacyari gukora izina, ntabwo turagera ahantu kure cyane, gusa we hope ko biri hafi kandi iki ngiki ari cyo gihe cyabyo. Dufite platform nziza, dufite platform ya kaminuza n'abari kutureba, dufite n'ahandi henshi twisanga. So umuziki ikintu wagejejeho, ndi nicaye hano mfite confidence z'uko anytime natumirwa nkabataramira bakanyishyura, anytime nakwa uploading ikintu cyanjye kikarebwa kigakundwa kikanyinjiriza, anytime umuziki wanjye wampuza n'abantu b'ingenzi ntari guhura nabo mu gihe nakabaye ntawurimo. Uko nisanze bimuhuza n'abantu b'ingenzi ntatekereza ko nakwisanga nabo ndamutse ntari gutya meze. Imana muri gospel umuhungu yararapye mumubone gutya. J-WOMA impamvu nakubaje niba yarakoze R&B, abantu benshi baririmba trap, baririmba afrobeat, ari igihe ushobora gusanga arakora indirimbo muri club target ari ukuzacezwa aho ngaho cyangwa hehe, ugasanga ari nk'akantu kamukora ku mutima akajya inspiration. Wenda afite girlfriend akumva namutura indirimbo nkavuga ati special dedication to my girlfriend to what. Byari byakubaho yuko wumva umuntu agushimishije ukavuga ati ndumva namukorera indirimbo? Nkuko nakubwiye ndi umunyamuziki, emotion ngize numva yankurura. So ntago ndaririmba indirimbo ya R&B muri studio, ariko zimwe mu ndirimbo mfite nanditse nyinshi ntago zaburamo bro. Bitewe n'ibintu nagiye ncamo bitandukanye, uhereye no kuri ibyo wavugaga twese tubibamo. So hari composition z'indirimbo mfite zanditse gutyo, gusa ntarafata umwanya wo kuzareba nk'abantu babizi cyane ngo bamfashe twe twayikubita neza muri studio, ariko ibyo nabyo nabikora bro. J-WOMA tuvuge ko ufite umukunzi muri aka kanya, sibyo? Umukunzi wenda umwiyumvamo koko ukagira inspiration, ndakeka ni ubuzima tubamo nk'uko bivuze twese dusanga dufite abakunzi beke y'abana. Uko bufite aka inspiration nkabatereka mu tore verse imwe mu izo mfite mu mutwe, kuri umuhanzi urana verse urana ama projet ndashaka kumukubita aka verse gato utekereje none avuga ati akangaka kamukoma kabisa naye ndiyizeye ku mirongo. Bro challenge inze, gerageza tukumve. Urashaka verse imeze gute flow? Verse kabisa uri gutera nk'umukobwa umuto mumushima. Jya wumva indirimbo za R&B kuzo zimeze bashima umuntu ya. Ndashaka bari kushoneshaho gatoya. Niba ufite n'umukunzi ukamuture kuri interview azayibona. Simukubajije izina kuko aregeye uvuga ati wapi ngo saa kundi itangaza amakuru, ariko kamuture muri no verse nari. Okay, nigeze kwandika indirimbo ariko ntabona yisohoye. Abanza bafite indirimbo nyinshi bro zanditse kwa kun challenge inzo nawe kubitira flow y'urukundo, wenda indirimbo nayo ifite y'urukundo to iri hejuru na afrobeat nta kandi washaga R&B. You drive me non-stop in your love, you so potent, you raise amazing, sinzi ibanga ryawe, I wanna know, show me, yeah man. Yamana nashoye cyane zose no kugikubitsa no gukubita. Hano J-WOMA ndashaka wibutse abakunzi b'injyana zawe, abakunzi b'umuziki wawe, social platforms ukoresha, ese abakunzi ibihangano byawe nihe babisanga kugira ngo tunasoza ikiganiro nyine unabagendera message ya nyuma. Okay, murakoze. Numva tugeze ku ngingo nziza yo kubwira abantu aho bansanga kuri Yose TV.
Uh, aho wansanga ni J-WOMA. Abantu benshi bandika J-WOMA bikaba challenginga. J-WOMA ni ukujya kuri YouTube ugasacinga ukandikamo, ukabanza ijambo ja, sorry ntago ari ijambo, ukabanza kwandika ja murayizi, abenshi bandikaga, oya andika ja, uhita usigamo akarongo wandike woma nyine mu kinyarwanda uko byumva na abbreviation WOMA, ubwo ni J-WOMA, yani ko bisomwa J-WOMA. Ewana niyo channel, ukiyandikaho itubona playlist z'ibikorwa byanjye, hariho drawings, hariho music nk'umusani, urabona indirimbo 5, urabona indirimbo enye zifite amashusho n'ayandi ma audio. Nongera kwibutsa ko indirimbo ngiye gusohorayo bari buyibone kuri channel yitwa Coffee Sound mu minsi itarenze 2, naho ngaho bagomba gusanga indirimbo zanjye. Ahandi ni kuri Instagram nitwa YOSETH.WRW, Facebook ni YOSETH.WRW, andi masosho n'ahandi hose turi ama platform menshi ndafite, za Twitter ndazifite abazikoresha, nawe ni YOSETH.WRW, hose ni YOSETH.WRW, usibye J-WOMA kuri YouTube channel. You brothers and sisters, shout out to my big brother J-WOMA. Go link in his bio, murebe iyo miziga bafitiye, murebe indirimbo bafitiye, murebe byose ubundi mu mushyigikire. Ni umunyempano, aracyashaka kugera kure, aracyafite inzozi zo kugera kure. Go support him. J-WOMA, turagushimiye cyane ko wakoze kwitabira kuri Yose TV show. Murakoze cyane Jabo, nshimira na Yose TV, mwakoze cyane. Amazina ni J-WOMA. Yeah. Reka nsoze bakubitira akaririmbo ngiye gusohora, karavuga ngo she took my whole life, if I got her things is fine, nahuye nawe bwije, club dancing pali yali bang bang, hogambe gukuna twika, ese musange niyahure nkoreho, cyangwa mukwame mpawe basi nkureho, her eyes increases fashion killer, VIP sitting house satila, chisoye nikure nta byingwatira, ewande giye zizagera mugweho, iminsi himwa n'umwe wenda ngereyo, ewande by'uruguna dobe bawenjene. Yeah my brother, twizere yuko n'ubutane tugutumira kuri kamera za Yose TV uzabasha kwitabira ukanatugezaho iyo ndirimbo, abantu bazaba bamaze kuyibona ukayipremieringa. Wakoze cyane kwitabira J-WOMA. We appreciate your support, dushimiye ubufasha muri kuduhereza n'inkunga muri kuduha. Go and promoters bro. Yeah, thank you my brother. Iyi ni Yose TV, ikiganiro ni Yose Talent Talk. See you.